Naravutse nsanga ameze gutya. Ni umusore muto utarigeze amahirwe nk'ayo njye nawe dufite, amahirwe yo kuvukana amaguru. Nitwa Niyonzima Donati, mfite imyaka 17, ndi umunyeshuri, mfite ababyeyi bombi kandi ndabyishimiye, nishimiye n'ukuntu bankunda, ababyeyi banjye barankunda, naje nisanga ku isi imeze gutya, narabyakiriye ariko numva nta kibazo pe, ko nisanze narabyishimiye, numva nta kibazo. Njye nawe tubasha kujya aho dushaka twifashishije impano twahawe n'Imana yo kuba dufite amaguru. Njye nawe tubasha guhagarara kuko dufite amaguru, tubasha kubyina kuko dufite amaguru, dushobora kwiruka ndetse no gukina imikino yose dushaka, dushobora kujya aho dushaka dukeka ko hari amahirwe y'ubuzima. Ariko se tujya dutekereza ku muntu udafite iyi mpano y'amaguru? Tujya dutekereza uko abayeho? Ese tujya dutekereza gukoresha aya maguru yacu mu byiza no mu gufasha abandi? Cyangwa tuyabona nk'ibisanzwe bidafite icyo bisobanuye? Ninde ujya ufata akanya agatekereza ku maguru ye n'icyo amumariye? Yitwa Donati, afite imyaka 17, iherekejwe n'ibibazo uruhuri bishingiye ku kuba atabasha guhagarara, kugenda no kwiruka akoresheje amaguru kuko ntayo yigeze. Gusa buri kibazo kimwe kuri we agifitiye ibisubizo bibiri. Nk'ubu ntiyabasha kwirukisha amaguru, ariko yifashisha amaboko ye akiruka ku muvuduko udasanzwe, aho ashobora kwiruka metero 100 mu masegonda 50. Ntiyabasha gusimbukisha amaguru, ariko akoresha amaboko ye. Yes, tubahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV, Legacy TV on top. Uyu munsi n'undi munsi udasanzwe, n'undi munsi ufite inkuru idasanzwe. Hari uwavuze ngo abanyembaraga gusa nibo bazabaho. Uyu munsi njye nirukanka nkoresheje amaguru yanjye, ariko ndi kumwe n'umuntu ushobora kwiruka 100 metre akoresheje amaboko. Ni umwatlete, ni umuhanga, ni umunyembaraga. Salamu musa. Hanyuma ngiye hari ikintu nabonye kirantangaza, uburyo ushobora kumuvingamo n'amaboko yawe. Imbaraga zanjye. Yes, ni umunyembaraga ndabibona, wakoze akaboko. Yes, tujye kuganira rero, tubwire ubuzima bwawe uyu munsi ubayeho, utubwire naho wifuza kugeza iyi mpano yawe twabonye yo kuba umwatlete. Yes, mbahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV, Legacy TV on top. Uyu munsi nari ndimo nitemberera mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Rutsiro, mbona umusore ari kumwe n'abasaza, ariko uburyo yagendagamo buranyinspira. Mwegereye nsanga ni n'umwatlete, numwe mu bantu birukankisha amaboko. Ubundi twe dusanzwe tuzi ko kwirukanka umuntu akoresha amaguru, ariko kubera ubumuga yavukanye budasanzwe, we yahisemo kwimurira izo mbaraga mu maboko, akoresha amaboko. Ni umwatlete, ni umunyembaraga, kandi muzi ivuga ngo abanyembaraga gusa nibo bazabaho. Tugiye kuganira rero, amubwire uburyo amanaginga ubuzima bwe. Twebwe ibyo dukoresha amaguru, we abikoresha amaboko. Twebwe dufite impano y'amaguru n'amaboko, ariko we afite impano yo gukoresha amaboko, ariko akayakoresha byose. Agiye kutwisobanurira rero, atubwire ubuzima abayemo, atubwire n'ibyifuzo bye, intumbero ze, aho yifuza kuzageza ubu buhanga bwe bwo kuba yabasha kugendesha amaboko, akamuvinga n'amaboko, akaba yakwiruka akagera aho nanjye nagera, nyamara afite amaguru. Tugwaye ikaze kuri Legacy. Nta kibazo rwose. Tangira twibwira rero, tubwire ko wavutse, wisanze umeze gutya, byagenze gute? Nitwa Niyonzima Donati, mfite imyaka 17, ndi umunyeshuri, mfite ababyeyi bombi kandi ndabyishimiye, nishimiye n'ukuntu bankunda, rwose nta kibazo.
ababyeyi banjye barankunda, naje nisanga ku isi imeze gutya narabyakiriye ariko numva nta kibazo pe. Ko nisanze narabyishimiye njye numva nta kibazo. hanyuma rero twebwe amaguru adufasha kugenda, wowe ugenda gute? Njye nkoresha amaboko yanjye. Ukoresha amaboko yawe. Hanyuma duciremo ubasha kugenda ibirometero bingana iki? Njye nk'ubu ngubu nshobora kugenda ibirometero nka 3 nkumva ari nta kibazo, na 4 nabigenda nkumva nta kibazo, haba ahatereye, azamuka, amanuka, byose numva nta kibazo. Ubu ushobora kujya ku isoko, ushobora kujya kwiga? Nta kibazo, nshobora kugenda nta kibazo. Twebwe iyo dukora siporo dukoresha amaguru twirukanka, twinjiza akuka mu bihaha ngo duhumeke neza. Wowe iyo ukora siporo ukoresha iki? Njye nkoresha amaboko, umutwe, kuko ubu ngubu nzi n'imikino myinshi cyane. Nzi gukina volleyball, ndayibasha, ariko hejuru yo kubura ubushobozi bwo kugera hejuru bijya bingora. Kandi mbonye ubushobozi urumva ibintu byakoroha. Wavamo umukinnyi wa sitting volleyball? Sitting volleyball, ariko nawe iwacu i Rutsiro kugira ubone ukuntu ugera muri ayo makipe yo hejuru biragoye, kandi njye numva nshoboye. Hanyuma nyuriramo rero, umaze kumenya ubwenge ukisanga udafite amaguru, watekereje ko ugiye kubaho ute? Nyine byose nabyeretse Imana, kandi ikintu nashimiye mbere ni uko mfite ababyeyi bombi, ariko usanga ahanini nyine binagoranye, ibintu byo kubona ibikoresho by'ishuri biragoye, kandi ishuri njye numva ari bwo buzima bwanjye. Ubu ugeze mu wa kangahe? Ubu niga muri senior 2, n'umwaka tugiye gutangira ngiye kujya senior 3 segonderi. Hanyuma wumva numara kwiga uzaba iki? Ubundi se uziga ibiki buriya? Njye ibintu numva nakwiga ni ibintu by'ubukontability, ariko n'imikino nayisize ku ruhande. Uba wumva wifuza kuzaba umwatlete, ba bantu birukanka? N'umukinnyi wa sitting volleyball nabyo ndabikunda. Ndabikunda, ariko nkumva akazi nakora katangoye ari ak'ubukontability. Bumva umucungamari, umucungamutungo, ni inzozi zawe? Nibyo ntekereza, kandi kubera Imana hari igihe bizakunda. Hanyuma se ujya utekereza wakuze ufite imyaka nka 30, uri umucungamutungo, wumva ubuzima buzaba bumeze gute? Nasoza nkagira umuryango nk'abandi bose. Ushaka umugore ukabyara n'abana? Mbyiyumvamo nta kibazo. Hanyuma rero tugaruke ku buzima bwawe bwa buri munsi. Mu gitondo ubyuka ryari, ukora iki? Mu gitondo mbyuka nka saa 12:30, hafi saa moya, nkakaraba. Nuko nyine kubera ko twe ntabwo twishoboye ku buryo nkavuga mu gitondo urabyuka ufate igikoma, ariko twe ntabwo bikunda kubera ubushobozi. Ariko ndabyuka nkakaraba, nuko nyine nkakina, saa 6 zagera nimba hari icyabonetse nkagifata, cyaba ntacyo nyine nuko niko biba bimeze. Nkabyihanganira tu. Usugira abantu b'inshuti zawe mu gihe ujya gusura cyangwa bakagusura mukaganira? Mfite abantu urungano rwanjye b'inshuti zanjye pe, bansura nanjye nkabasura nkumva nta kibazo. Hanyuma iyo muri kumwe se ukabona udafite amaguru uba bayafite, mu mutima uba wumva umeze ute? Njye buriya nigeze nkiri inshuti, ndayibaza buriya ko nzi kuri inshuti yanjye, nanjye nkaba ndi inshuti yawe, iyo ugenda wumva abandi bantu bakubwira nk'iki, ati baba bambaza ukuntu bimeze, ati uriya muhungu bimeze ute koko, tubona mugendana cyane bimeze ute? Umuhungu arabaza kumbwira ati nta kibazo, njye mbifata gutyo, nirinda amagambo yabo menshi, ngenzi y'ukuri inshuti yanjye pe, nemera. Ibyo nabyo bikampereza umutima tu, nkumva ntari. Nta nshuti y'umukobwa ugira se? Nta sheri ugira? Ndacyari mutoya, ntabwo byo biragera. Imyaka 17? Ariko nabyo bizagenda biza uko birega. Wajya kuganiza umukobwa, hari n'ukuntu uri kubipanga, none ubu ngubu nta kantu ufite pe,
se wajya kuganiriza umukobwa utarapanga no kubaka. Nese nujya utekereza ko azakwanga ko nta maguru ufite? Oya, ntabwo mbitekereza, byo harimo ababitekereza byo kunyanga, ariko bose ntabwo imitima yabo ariko imeze. Wifitiye icyizere. Hanyuma nari nkubajije ntese iyo urebye abantu bafite amaguru we ntayifite ntabwo bijya bigutera nk'ishyari? Oya, uko nibona ndishimye, none se ahantu nshaka kugera ndahagera. Yego nubwo biba bingoye ariko ndahagera, rero nta mutima mubi pe. Hanyuma se mu buzima ubundi ushimishwa n'iki? Njyewe iyo mfite ni uko nta radiyo mfite, ariko mbonye hari inshuti yanjye ifite radiyo, iyo yanije nkumva ka muzike urumva rwose aba ari sawa. Wikundira akazi ke? Ubwo uzi no kukaririmba rero? Cyane cyane nk'uko nkunda Niyo Bosco, nifuza kuzamubonaho tukaganira, tukagirana ikiganiro, ariko nyine nuko aba ari nta bushobozi, ariko ninza ko uzabona ndangije kwiga nzamushaka tuganire. Arakwinspira kuba atafite ubumuga bwo kutabona? Nawe numva indirimbo ze zinyura umutima wanjye. Nawe se hari abantu wifuza kuzinspira wenda ukoresheje ziriya siporo zawe? Kuko simbizi neza, ariko kubera Imana hari igihe bizakunda, ko hari igihe byakunda nkabona nk'umuterankunga, undi bwo urumva nanjye ba bantu twabanye hari igihe baba batishoboye, harimo n'abishoboye, ati rero umwana wawe ajye ku ishuri nta kibazo, turareba uko tubigenza. Ariko hari ubushobozi, none ubu ngubu ntabwo, ariko bikunze ntabikora, umutima wa kimuntu mbamo. Hanyuma rero ufite inzozi zo kuzaba umucungamutungo, kandi izo nzozi kugira uzazigeraho ni uko wiga. Uyu munsi ugeze mu wa kabiri? Ndi mu wa kabiri, ariko uno mwaka ngiye kujya mu wa gatatu, kuko nkeka ko n'uyu nguyu wanararangiye baduhaye n'igihe cyo kujya ku ishuri. Hanyuma urihirwa n'ababyeyi? Ababyeyi nibo bigora, ariko biba bigoye cyane. No ku kigo nyine bashyiramo imiyaga tukiga rimwe na rimwe, mu rugo babona amafaranga akabahereza, ariko kuyabona ntabwo byoroshye. Ubu rero uramutse uvuye mu ishuri ubushobozi bukabura, bishobora kukubabaza kurenza kubura amaguru wabuze? Ibyo birumvikana, ariko nta kundi byamera, ariko numva umutwe wanjye ukuntu bimeze, ntabwo nzajya gutegera umuntu amaboko ngewe. Ntabwo wifuza kuzabaho usabiriza nk'abantu? Ibintu byo kujya mu muhanda ntabwo bindimo. Oya, nta nubwo ari byiza. Byo ntabwo bindimo. Hanyuma wambwiye ko wiga, ese ishuri wiga muri ryigamo abantu mumeze kimwe cyangwa habamo n'abana bazima bafite amaguru? Ikigo kirimo abantu benshi, abo tumeze kimwe, abo tutameze kimwe, bose ku ishuri bari nta kibazo. Hanyuma se abo mutameze kimwe bafite amaguru yabo ntibajya baguserereza cyangwa bakakwirataho? Oya, tujye twiganira twese ku ishuri, saa sita tukajya, mbese ubona nta n'umuntu uba ubyitayeho, biba biri aho twese gutyo tu. Hanyuma se n'ubwo wambwiye ko ukunda imikino, ni iyihe kipe ujya ufana hano mu Rwanda? Mu Rwanda ndi umufana wa Rayon Sports. Uri umureyo? Ubwo n'abareyo bakumva ni Teredenisa. Hanyuma hanze y'u Rwanda se? Mpana Manchester, Arsenal na Juventus. Niwe muntu wa mbere numvise ufana Manchester na Arsenal icyarimwe. Ibyo byose ndabifana, ariko cyane cyane Arsenal. Ubundi akenshi umufana wa Manchester aba ari umwanzi w'uwa Arsenal. Ariko njye bitewe n'umutima w'umuntu, njye byose njye ndabikunda. Wabona zose zikina neza. Hanyuma rero icyizere cy'ubuzima uyu munsi gihagaze he? Ubona ejo hazaza hawe hameze gute? Ejo hanjye hazaza hari mu ishuri, hari no mu biganza byanjye. Mu bitekerezo bye abona ko kubaho usabiriza ku bafite amaguru, kuko we ntayo ufite, ubwabyo ari kwiyambura ubushobozi, kubwo abona ko ejo hazaza he hari mu biganza bye. Ni umusore ukunzwe n'abasaza, abato ndetse n'urungano rwe,
yifuza byinshi nkatwe, afite inzozi zimuzenguruka mu bitekerezo. Kuba umukinnyi ukomeye wa sitting volleyball ndetse akazaba n'umucungamutungo mu bigo bikomeye nibyo bimutera imbaraga zo kubyuka buri gitondo agakora ibirometero birenga 3 yerekeza ku ishuri, kuvoma ubumenyi n'ubwenge bizamusindagiza ejo hazaza. Uyu munsi niyo mpamvu ukora cyane, ugakora ziriya siporo z'abatlete ukiga kugira ngo ejo hazabe heza. Hanyuma rero ugorwa no kugenda. Se buriya uramutse ubonye nk'igare sibyo byagufasha? Igare ryo rirakenewe ariko ubushobozi ntabwo. Ubu ni iki wabwira rero abagukurikiye? Shaka igare, igare niryo ry'ibanze kugira rimfashe mu bintu byo kwiga. Igare habonetse n'akaradiyo kuko kajya kamfasha kwishima. Ibikoresho bya siporo nabyo ndabikeneye kubera ko mwabonye ko nzi ibintu byinshi ariko ubushobozi bwo kubigura ntabwo. Hanyuma uwashaka kugufasha se nk'iryo gare ribonetse cyangwa nk'ako karadiyo kugira wishime cyangwa nk'ibyo bikoresho bya siporo yabicisha hehe? Ufite telefone, nimero wayivuga? Mfite telefone ariko ni iy'umubyeyi ntabwo ari iyanjye. Ni uko ahanini nkunda kuyikoresha nyine nko ku ishuri baduhaye ibibazo tukabishakira kuri telefone. Yashaka kuri 078 090 11 58. Iyo nimero wayimboneraho nta kibazo umunsi ku munsi. Yes, ngira ngo uyu musore muramubona yiga mu mashuri yisumbuye, afite ibyifuzo, afite icyizere cy'ubuzima, ni umusiporutifu. Mwumvise ko yifuza tennis de sport kugira abashe kugumya gukora siporo. Afite ikimuha ibyishimo, nta kintu wagura ibyishimo. Uyu musore akeneye akaradiyo kugira ngo nawe ajye agira ibyishimo. Twe dushimishwa n'ibintu bihenze ariko ashimishwa no kumva akaradiyo gusa, akiyumvira akaziki, kumva ayo makuru nawe akabasha kugendana n'abandi. Ikindi akeneye igare ryo kugendamo. Arakora ibirometero birenze 3, aragendesha amaboko. Mu by'ukuri ikintu cyose cyakorohereza umuntu buriya ni cyiza. Twe tugenda mu modoka, tugenda ku mamoto, ubushobozi bwe nubwo kumutwara mu igare aramutse aribonye, mu by'ukuri ubuzima bwe bwakwimpuruvinga bukaba bwiza kurenza uko bumeze uyu munsi. Yajya agera ku ishuri karatakererewe, yajya abasha kugera muri bya birometero 3 agenda n'amaguru hakiri kare. Ni byiza rero ko tugumya kuganira nawe, tukagumya kumva n'ibindi. Yatubwiye abahanzi akunda, reka tubwire. Yatubwiye ko akunda Niyo Bosco, twumve nimba yabasha no kuririmba akaririmbo ke na kamwe, tugumye tuganire nawe. Niyo Bosco ndamukunda cyane cyane nk'ubumuga afite bwo kutabona. Nkunda indirimbo ze, nkunda uko aseka byatari. Hari indirimbo yitwa Peer Pressure nkunda kuyiririmba. Ahari rwose ndumva mwamunsuhuriza inshuti ze cyangwa se abakunda kumubona. Ariko aririmba nk'akantu gato ka Peer Pressure gato. Nk'abafitanye bifu na Soba, arumva rwose ni sawa. Kandi hari avuga nko gutomera utazaba imbwa. Era bintu biranyubaka cyane. Niyo Bosco rwose bibaye byiza ko mwamwumvisha ino buriya wabyita audio kubera ko video ntabwo byakunda neza. Muze kumusuhuriza cyane mubwiye ngo ni Donati Rutsiro. Harimo na nimero yanjye, bibaye byiza yamamagara cyangwa se we yaboniye akaza kuyinyohereza rwose byaba ari byiza cyane kuko Niyo Bosco numva namugira inshuti. Nuko nta bintu byo guhereza inshuti, ariko inshuti si ngombwa kugira ibintu ye. Njye numva umutima wanjye yaba inshuti yanjye. Hanyuma n'icyo babwira abantu bose bafite ubumuga bagukurikiye? Abafite ubumuga ni abantu nk'abandi kandi turashoboye. Aho mbera mvuga ngo turashoboye, ibintu nakoze mwabibonye kandi numva gukina ndabizi, kuvuga ndabizi byose. N'abandi bose bafite ubumuga numva ko rwose ari abantu nk'abandi. Twese turi abantu twaremwe mu ishusho y'Imana. Cyane cyane nk'aho ngiye ndi n'umukatolike, ndumva nta kibazo rwose. Abakurikiye Legacy TV
ikintu nabashishikariza ni ukureba ino video bagakora subscribe bagasharinga, kandi ndumva rwose mbashimiye cyane. Uwumvishe ikiganiro cyacu wagira icyo agikoraho yagikora, kuko ntago bimeze neza rwose. Sawa, ndabashimiye, bye.